bwira abantu bose barimo yuko Yesu akiza, ko yagukijije. Wiceceka, wiceceka, jyana umucyo umurikira Afurika. Ni gute mwahuye? Naranzwe n'imiryango yabo. Iki gihe mwararangaga? Twararanga. Imiryango yabo iraranga. Aje kundeba duhurira amaso. Baduha akanya mu mfuruka yabo. Babafataga bakabashyira hagati, ahantu hagati. Ese ni nko muri salo y'inzu y'ikirwa. Niho twicaye, niho twavuganiye. None se wese wari wamukunze? Nari namukunze, nta kintu nari nzi keretse mu mvugo baranga bameze batya babaze batya. Uko yaza kose mwaragendanaga? Ubu uremeye? Ati jotemeze? Bari abaporoso, mbese namwiboneye yariyiboneye. Umuranga yaraduhuje, ndamwemera. Se mbona yarize, umwarimu, yigaga umwaka wa 3. Yari akeye ameze neza? Yari umusirimu w'iki gihe? Yari umusirimu w'iki gihe, kuko bavugaga ngo nsabwe n'umusukuru maze. Umusukuru master? Nicyo babwira abakobwa b'uyu mwanya? Ab'uyu mwanya bankubita b'iki gihe bagukubita. nababwira ko guca bugufi ukigira imbwa ari byo bituma worohera umugabo cyangwa n'umuryango. Guca bugufi hari abantu batabisobanukirwa neza. Gute? Ni ugutega bakagukubita cyangwa? Ni ukwiyoroshya mu bintu byose bagutuma ukagenda, bakubwira ugakunda, bakubwira ukumva. Inama nabaha, ukabanza igitekerezo. Umwami yakunze umuntu, aramubwira ati ugende. Yari yaramuhaye inka, aramukunda, agenda aramubwira ati ugende ujye iwawe uhamara amezi 2. Nuza uzanzanire amazi atemba ajya ruguru, uzanzanire icyuma gitema amazi, uzanzanire ikimwa kimwe umusozi, uzanzanire indishyi y'urupfu, byose 4. Uzanzanire impyisi y'urugo 5, uzanzanire amakara yo ku muntu, ibintu 6. Umugabo biramuyobera, asanga ntibibaho. Ikiganiro rero ngiye guha abantu ni uko ubwenge buva mu bandi. Hari umucyo muri Afurika, genda uyimare mu mwijima, bwira abantu bose barimo yuko Yesu akiza, ko yagukijije. Wiceceka, wiceceka, jyana umucyo umurikira Afurika, abo mu Afurika. Muraho neza, turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Abakunzi ba Agape Live Rwanda, turabasuhuje abari impande zitandukanye. Uyu munsi twaje gusura umubyeyi ukuze. Ukuze arimo akuzemo, ntabwo ari umuntu avuga ko akiri muto cyane, imyaka irabereka n'amaso. Hanyuma nk'uko bisanzwe ni Agape turi kumwe. Uyu munsi tuje mu ntara y'Iburasirazuba, tugiye gusura umukecuru, tuganire nawe, abafite ubuhamya, abafite ubuzima. Reka uyu munsi tuzavuga ikindi gice, duhe n'ubuhamya bundi, ariko reka duhe ubuzima busanzwe. Tugiye tuganire ubuzima bwe, hanyuma turumva hari icyo turi bwunguke. Rero tubahaye ikaze mwese mu kiganiro. Reka dutangire ntatinze. Mukecuru umeze neza? Iyo urakomeye? Amahoro. Good morning. I have.
Okay, rero mwamubonye agiye kutwibwira hanyuma twinjire mu kiganiro. Ugiye kwibwira abantu amazina, niba uri n'umubyeyi cyangwa wahirihaye nyina wa Yesu ukaba umubikira. Rero wabwibwira abantu badukurikiye amazina n'umubyeyi w'abana bangahe, hanyuma ukomeze ni karibu. muraho neza. Nanjye nitwa Margarita Nyiraruhigura. Nyiraruhigura. Barampigura. Hanyuma wavutse ryari? Navutse 32. 32? 1932. Nibwo wari ugeze ku isi. Umubyeyi bamwitaga nde? Butare. Icyo gihe wari uvutse uri nk'umwana wa kangahe? Wari uwa kane mu bana bangahe? Mu bana batandatu. Umukecuru Margarita yari umwana wa kane, hanyuma avuka mu muryango wo kwa Rutare. Kwa Butare aba aje ku isi. Hanyuma mukecuru umeze neza? Urakomeye? Iminsi imeze ite? Iminsi ni myiza cyane, ni iterambere. None hari itandukaniro ubona uyu munsi n'iterambere rya kera? Ugize gutya uravuga ngo ni iterambere, ubibona turabyishimira, hari ukuntu bigufasha ugereranyije na kera ukuntu byari bimeze? mbibona ubwiza n'isuku ku rubyiruko. Abantu bafite isuku. Nose kera mwasaga nabi? Basaga nabi, twambaye wambaye uruhu se? Abakobwa mwambaraga zari zimeze gute? hariho amashabure, abana bakambaraga aho kitwa gasombaneje barenzaho bati. None se umuntu yambaraga bihuye n'icyiciro cyangwa n'amafaranga, niba ari amafaranga mwageraga cyangwa ubutunzi mwari mufite? Nta myenda yari iriho. Niko kwari ukwambara inshabure? Abakobwa bambaraga inshabure, abagore bakambara inkanda. Uyu munsi ko umuntu yambaye ubusa hejuru twagira isoni, mwabaga mumeze mute? Byari bimeze neza, barya banywa bafite inda nziza. Umukobwa yajyaga hari akambara se akantu kageze ahaguze. Abahungu bakambara gute? Uruhu rwose bakarubaza bakarukana, babyitwaga gukana, agafatanya umurizo n'umutwe. Hano kagira urudodo rwitwa umurya, bakafunga ariko bararukaniyeho impamvu rukaba rugeze hepfo. Byari niko kwari ukwambara byari biriho. Uyu munsi rero uravuga ati abantu barasirimutse, bariyuhagiye, barameshe. Ese ntabwo mwiyuhagiraga? Kandi bariyuhagiraga, cyangwa akenshi hari ukwikonyora, hari bafite ikintu cyitwa impuzu, kimeze nk'uko twavuga isume, noneho bakacyosa bakagisiga amavuta kikoroha, bakajya bakitera yego. None se urakoze cyane, ugize gutya urakuze, warize? Kera habagaho amashuri? hariho amashuri. Ese urikibuka mu wize angahe? Muri 31? Harya ubu ngubu ufite nk'imyaka 91. Ubu kimwe cy'ikinyejana abantu bagisatira. Imana yagize neza. Wabonye byinshi mu myaka 91 umukecuru afite. Uyu munsi
hari ibintu byinshi yadusangiza, hari ibyo yatuganiriza. Turi kumwe na mukecuru Margarita, turi mu karere ka Rwamagana. Hanyuma agize atya ati yavutse ari umwana wa kane, yarize. Tugiye kumubaza ku ishuri byari bimeze gute, bumvaga hari ishuri hari icyo ryari bibamariye. Ishuri icyo gihe mwiga byari bimeze gute? Batwigishaga a e i o u ha wa ya gutya ukazageza ku gipande giteranije saha ya a sa ko wagira ngo se ni igishinwa. Ni ikinyarwanda. Saha ya ha sa ngombajwe kugira ngo abana batere nk'imbyino. Saha ya e se saha ya i se. Okay, byari uburyo bwo kubafasha kugira ngo mwige. Okay. Abarimu babigishaga bari bameze bateze? Bari abagabo bize Bibiliya, bazi gusoma Bibiliya. Bibiliya ijemo gute se no kwigisha abantu kandi? Bari bigishijwe n'abamisiyoneri. Okay. Ni ukuvuga abamisiyoneri bagize uruhare mu gutuma abantu bamenya no kwiga. None se abamisiyoneri baje bavuga igifaransa? Ariko bari bafite ubasemurira ikigiye kubaho. Murumva ntibyari byoroshye. Wabonye umwami? Nabonye umwami. Umwami we Umusinga na uyu mukecuru turi kumwe yabonye Rudahigwa ari umwami na Musinga. Yabanye mwajyaga mujya mu matora mukajya kwa kundi bajyaga baganira ku masekiteri, byabagaho by'amasekiteri hariya? Habagaho nyine aho umukozi yari hakabera inama rusange, hazamo ibibazo bitabashobokeye bakabijyana bakazasubizwayo. Okay. Rudahigwa ugize gutya ubayeho kuri manda ye, uje no kuri manda ya Musinga. Nabanje ya Musinga. Iwanje ya Musinga. Yes. Aza kuvaho ajyaho Rudahigwa. Aza kuvaho ajyaho Kigera. Kigera babaringa nta myaka afite. Ntabwo Kigera se afite imyaka? Ntayo. Nta kwa kundi uba ku ngoma. Kandi babare kuri umuntu igihe yemeye n'igihe. Ntabwo yewe yabayeho? Ntabwo yabayeho abaringa. Umwami w'ibihugu byamugendekeye nta myaka yari afite. Okay. Mukecuru twishimiye kugusura. Hanyuma dukurikiwe n'abantu bazareba iki kiganiro benshi, turabasuhuje. Umukecuru turi kumwe azi icyongereza, azi ikinyarwanda, mu kanya araza kudusezera mu cyongereza. Okay, hanyuma mukecuru warakuze, hanyuma urumva wagize abana, hanyuma ubaho urashaka. Urashatse. Ushakira hehe? Umusozi witwa Nawe. Ni mu karere ka Rwamagana. Yego. Okay, warambwiye ati warashatse ubyara hungu nako bane 8 koga bane bahungu bane. Umuntu ajya kubyara aho yahereye. Waje guhura n'uwo twita umufasha. Umufasha oya wamubereye umufasha ryari? Yamubereye wagize umutware ryari? 51. Wari ukiri muto we? Mu myaka 20 ni 20. Ni 20. Umukecuru yakoze ubukwe mu myaka 20. Kigiye mwakoraga ubukwe? Bakavuza impundu. Uyu munsi ko tugenda mu modoka se, uyu munsi bavuga ngo utagiye mu modoka uri umukobwa ntago rirema. Mwagendaga gute? Barambaraga tugashaka ibirabyo
tukabifunga neza tukabipfunyika mu gitambaro tukagenza amaguru. mwajyaga gusezerana n'igitsi? Ajya gusezerana ku rusengero bamagana niho nasezeraniye, ariko nagiye amaguru yanjye. Amaguru urugendo ntirwari rworoshye. None se icyo gihe wahuye n'umuntu, ni gute mwahuye ukavuga ati uyu musore pe kanjemo nanjye ngomba kuba umudamu? Ni gute mwahuye? Naranzwe n'imiryango yabo. Icyo gihe mwararangaga? Twararanga, imiryango yabo iraranga. Aje kundeba duhurira amaso, baduha akanya mu mfuruka yabo. Babafataga bakabashyira hagati, ahantu hagati. Ese ni nko muri salo y'inzu y'ikinyarwanda, niho twicaye, niho twavuganiye. None se wese wari wamukunze? Namukunze, bamukunze. Cyangwa se ni uko nguko bakazana nako bamasenge ba nyogosenge bamukuzaniraga ariko nta kintu uzi? Nta kintu nari nzi keretse mu mvugo baranga bameze batya babaze batya. Uko yaza kose mwaragendanaga? Ubu uremeye? Ati jotemeze? Barabaporoso mbese namwiboneye yariyiboneye, umuranga yaraduhuje, ndamwemera. Se mbona yarize, umwarimu, yigaga umwaka wa 3. Yari akeye ameze neza? Yari umusirimu w'iki gihe? Yari umusirimu w'iki gihe, kuko bavugaga ngo nsabwe n'umusukuru maze. Umusukuru master? Okay. Icyo gihe byari bimeze neza? Byari bimeze neza, twitwa injujuke mbese. Hari umwarimu, nanjye narize udushuri 3 twonyine. Amashuri 3 yawe ya pirimeri ya kaminuza? Oya, ni mukuru wari bazi ko ari kaminuza, ari 1 2 3 ya pirimeri. Ubundi icyo gihe umwaka wa mbere n'uwa kabiri ari icyo gihe wize ku gihe cy'ubwami? menye inyuguti ziteranyije, ariko narahereye kuri A-E. None se icyo gihe mumaze kubana, wisanze n'ubundi ibintu watekerezaga ntabwo byagiraga ingaruka kugenda utamuzi nawe ukamwumva gusa mbere mutaragize igihe cyo kumenyana? Nta ngaruka byagiraga mu ngo? Harabonanaga ariko nari muzi. Wari umuzi? Nari muzi, twarahuriye mu miryango. Bambaza hari ngo nakunze iki. Wakunze iki? Niki kintu wakunze? Yasekaga neza kandi ari umusore wuzuye mu ikabutura n'ishati bisa. Yaseka ukavuga ati abasore baragwira. Numvaga nshaka umugabo usekisha inyito, afatisha inyito. Narebye ibyo nashakaga ndabibonye. Umwarimu, umusore, araseka neza, akwitaho. Umukecuru yari yaraguye ahashashe, okay. None se icyo gihe niki kintu ubu ngubu ujya wibuka ukumva urakimwibukiye? Mwibukira wenda tubwire abantu badukurikiye, ntabwo akiriho. Ariko icyo mwibukaho, yarankundaga cyane cyane, ukabibona babyita keyo umuntu. Namugisha n'inama ngo dufatanye ibintu, akambwira ati icyo wemera.
yari yaraguhaye uburenganzira ntabwo waryaga inkoni za kera za zindi z'abantu ntabwo nakubise umukecuru ntabwo yakubise yakwitagaho babyita ngo ni ugutanga keyo uyu munsi kandi rero uburyo umuhungu yakunze umugore ahora n'umusore ariko uzazi wanjye ryari mbese umuhungu wubatse neza akagira umugore akunda ashaka ko abasore bazi wazaje wanjye warabimwibwiriraga abandi babwira ko abandi bangana uzazi wanjye none umugore uzazi wanjye yizera ko nzi guteka inyama inkoko akizera ko nzi no kuyica no kuyibaga wari uzi se kwica inkoko kandi yaguraga make ubuzima ntabwo bwari bworoshye abana barakuze abanjye abahungu bane n'abakobwa bane 8 bose hanyuma ni iki kintu ubu ngubu uyu munsi urebye wabayeho mu mpanda z'ubwami n'igihe cy'abaperezida abaperezida umuperezida wa 6 hanyuma ni iki kintu hari wowe icyo gihe bajyaga baguha uburenganzira ugakora nk'umumama iki gihe bavuga ko wari unasobanutse warize amashuri 3 yawe ukomeye byari bimeze gute baguhaga uburenganzira ukayobora bampaye uburenganzira bwo kuyobora 75 nayoboye abagore umusozi abagore bo ku musozi nk'uyu ubwo wari gitifu w'umusozi w'abadamu ukabayobora amashyi akavuga hanyuma icyo gihe mubayeho kuri iyo manda mubayeho mu gihe cy'ubwami ni ikintu cyo gushimirwa ni iki kintu wumva cyajyaga kikugora kiriya gihe ikintu cyangoraga aho ngiriye abana ni uguhinga washaka kuba umusirimu se ni uguhinga oya byaramvunaga mpinga jyenyine umugabo yagiye kwigisha wowe ugasigara mu murima kandi uri umuyobozi w'umusozi w'abadamu numvaga hari ukuntu bagufasha nayoboye ndi umugore ariko niho umukobwa nararushye amagaza mu ntoki mu myaka 90 n'umwe mukecuru yabayeho hanyuma turifuza ko tugiye tuzabana mu kindi kiganiro hanyuma ikindi kiganiro tugiye kuganira nawe yabayeho mu buzima bwa kirokore hanyuma uyu munsi turagira ngo hari abantu bakiri bato ibyo ari byo byose imyaka 91 ni imyaka myinshi hari inama ufite waha abantu bakiri batoya ubuzima bwigiyemo iki n'iki waha abantu bakiri batoya abadamu bakiri bato cyangwa abagabo impande zose urazizi ikintu cy'inama imyaka aba ari myinshi wabayeho mu buzima bwa kera n'ubw'uyu munsi hanyuma urajya inama mu mwanya wawe kugira ngo ugire inama abantu bazakora iki kiganiro hanyuma bazagira icyo biga inama nabaha ndabanza igitekerezo umwami yakunze umuntu aramubwira ati ugende yari yaramuhaye inka aramukunda agenda aramubwira ati ugende ujye iwawe uhamara amezi 2 nuza uzanzanire amazi atemba ajya ruguru uzanzanire icyuma gitema amazi uzanzanire ikimwa kimwe umusozi uzanzanire indishyi y'urupfu byose 4 uzanzanire impyisi y'urugo 5 uzanzanire amakara yo ku muntu ibintu 6
umugabo biramuyobera asanga ntibibaho. Ikiganiro rero ngiye guha abantu ni uko ubwenge buva mu bandi. ubwenge buva mu bandi. Yaragiye ibyo bamubwiye abifata mu mutwe, aragenda abibwira umunyabwenge. Ibyo ibwami bamwatse bashatse kunyaga babura impamvu banyaga ibintu bitabaho. Amazi atemba haruguru abaho, uwabajije aramusubiza atabaho. Icyuma gitema amazi kibaho, aramusubiza ati kibaho. Indishyi y'urupfu ibaho, ibaho. Amakara yo ku muntu abaho, amakara yo ku muntu nayo abaho. Noneho aramubwira ati amazi atemba ajya ruguru ni umuheha. Amazi atemba ajya ruguru. Icyuma gitema amazi ni uruho. Indishyi y'urupfu ni umugore wapfushije umwana akaba ahetse undi. Impyisi y'urugo ni umuntu w'ibijumba byataye mu murima, ni umuntu w'ihene yapfuye intumbi. Indishyi y'urupfu ni umugore uhetse yarapfushije umwana mu mwaka ushize. Indishyi y'urupfu ni uwo mwana. Umwana yitwa indishyi y'urupfu. Umugabo abakuye inama mu bandi. Ubwenge buva mu bandi. Okay. Urakoze cyane. Nicyo babwira abakobwa b'uyu mwanya? Ab'uyu mwanya bankubita. B'iki gihe bagukubita. Nababwira ko guca bugufi ukigira imbwa ari byo bituma worohera umugabo cyangwa n'umuryango. Guca bugufi hari abantu batabisobanukirwa neza. Gute ni ugutega bakagukubita cyangwa ni ukwiyoroshya mu bintu byose bagutuma ukagenda, bakubwira ugakunda, bakubwira ukumva. Reka noneho dushimire abantu babanye natwe mu kiganiro, hanyuma buriya bazatubwira, tuzakubwira ukuntu byagenze. Turabashimiye, mwakoze kudusura. I have. Hanyuma umukecuru avuze icyongereza ngo good, kandi arababwiye ngo goodbye. Ntabwo usigaye usezera mu kinyarwanda. Murabeho. Turabasezeye rero mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Tuzagaruka tuganira ikindi kiganiro cya kabiri cy'ubuzima bwe bwa gikristo, byaje kugenda gute nyuma y'ibyo byose, agakiza kamufashije gute. Hanyuma mwakoze kubana natwe ku kiganiro, kanda like cyangwa comment cyangwa ugisangiza abandi. Tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Imana ibarinde. Ciao. Tugire abantu ngo bye. Kwa kundi mwazamura. I have good. Turabasezeye gutya. Imana ibane namwe aho muri mwese.